Ikiganiro muraho wo kumenya. Ndabasuhuje mwese mukurikirana ibiganiro by'umuraho wo kumenya. Ndabiyegereje aho muri hose ari abakurikirana ibiganiro by'umuraho wo kumenya ubu cyangwa se abazabikurikirana, mwese Imana izabaha umugisha. Mbere yuko nimbika mu kiganiro cyangwa se dutangira topic y'uyu munsi, nifuje ko dusoma isomo reboneka mu rwa kabiri rw'Abafilipi igice cya kabiri murongo wa kabiri. Haravuga ngo musohoreshe umunezero wanjye guhuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje imitima. Gatatu, ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Muri iri somo ryo mu Bafilipi cyangwa se rwandiko rwa kabiri rw'Abafilipi, hagaragaza gukorera hamwe, hagaragaza kutishyira hejuru, hagaragaza kwicisha bugufi, hagaragaza ubumwe. Uyu munsi nifuje ko tuganira kuri topic cyangwa se ku nsanganyamatsiko ivuga ubumwe. Mu bumwe ni igihe abantu bakorera ibintu hamwe. Mu bumwe ni igihe mubona ibintu mu buryo bumwe. Mu bumwe ni igihe mwirinda kurwanyana. Mu bumwe ni igihe murwaniriza gufatanya cyangwa se kuzamurana. Mu gitekerezo cya Yakobo na Esawu hagaragaramo ko umwe afite uko abona ibintu n'undi afite uko abibona, bakura batabona ibintu mu buryo bumwe, birangira bije mu mahane cyangwa se mu kutumva ibintu kimwe. Ndagira ngo muri icyo gitekerezo twigiremo uburyo twagira ubumwe, inyungu zo kuba bamwe cyangwa se inyungu zo gukorera hamwe. Niyo mpamvu nifuje ko twese twakwigira hamwe ubumwe. Mu gitekerezo nk'uko tubyumva, bari abantu uko ari babiri bavutse ari impanga, bari bafite ababyeyi bamwe, bahawe uburere bumwe, bariye ibyo kurya bimwe, baririye ku meza amwe, basangiye indangagaciro, imyemerere, umuco, byose byari bimwe kuko babikomoraga ku babyeyi babo, ari bo babyeyi babo babahaga izo ndero nk'uko mbivuze. Ariko birangira hajemo kutaba bamwe cyangwa se kudakorera hamwe. Ntago ndibanda mu gitekerezo cyose, ahubwo ndibanda mu gitekerezo gitangiye kugaragaza ubumwe buke cyangwa se kutashyira hamwe, aho Yakobo yatwaye umugisha wa mwene se, na mwene se akarema inzigo cyangwa se akagirira mwene se inzigo yo kumva ko agomba kwihorera kuko mwene se yari yamutwaye umugisha. Ariko hibaza nti, tuvuye kuri abo ngabo gatoya, ninde wagutwaye umugisha? Ese birashoboka ko umuntu antwarira umugisha? Birashoboka ko umuvandimwe wanjye yantwarira umugisha? Ubundi se umugisha yawutwara gute? Ibyo bibazo ugiye kubyibaza wasanga hari igihe natwe tugwa mu mutego wo kumva ko hari ibyo kanaka yagutwaye cyangwa se ko hari ibyo udafite bitewe n'uko ubibuzwa na kanaka. Naje kubitekereza mu ruhande rundi nshaka kubereka cyangwa se nifuza gusangira namwe, aho ubwo Yakobo yari amaze gutwara uriya mugisha, byarangiye atinye ko mwene se aza no kumwica kuko yumvaga ko amwibye umugisha. Birangira ahunze. Mu gitabo cya Bibiliya batwereka ko mu guhunga nta kintu yahunganye, ahubwo yahunganye inkoni yiwe yari afite. Ndetse ntabwo yajyanye n'abagaragu, ahubwo yagiye wenyine mu nzira yacagamo. Kandi ntekereza ko mu bihe byabo isi ntabwo yari ituwe nk'uko ituwe uyu munsi. Birashoboka ko yavaga nk'aha ngaha i Musanze wenda akagira i Butare, nta rugo arabona, wenda agenda mu ishyamba gusa bitewe na population cyangwa se n'abari batuye isi muri icyo gihe. Kuva iwabo ajya muri Mesopotami cyangwa se ajya aho yarahungiye kwa ba nyirarume, harimo urugendo. Rwa rugendo rwa wenyine, nta ngabo yari afite zimurinda, nta nshuti zari kubana nawe, ahubwo yafashe urugendo rwa wenyine aragenda. Mu kugenda kwe kandi cyo gitumye agenda nuko yumvaga ko yibye umugisha cyangwa se ko atwaye umugisha utari uwe. Ariko nkibaza umugisha ubundi yari atwaye wari uwuhe? Ko yari agiye wenyine, ko amashyo n'amatungo byose byari bisigaye iwabo, ko abagaragu n'imitungo byose byari bisigayeyo, umugisha yari yibye cyangwa se icyo yakumva yari atwaye nk'umugisha cyari iki? Mu rundi ruhande ahubwo usanga ubutunzi, imari, umurage n'ibindi byose isuba byara Isaka yari afite, byose byari bisigaranye Esawu. Ariko Esawu muri we yibwira ko umugisha we bawumwibye, agira inzika n'inzigo byo kujya guhora
yumva ko yakwica mwene se, ko yumvaga yuko hari ibyo adafite bitewe n'uko bitewe na mwene se. Reka kino gitekerezo tukirangiriza aha, ariko tubizane mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko icyo tugamije ni gukura isomo muri aya maharakubiri. Mbese nawe ntiwumva ko kuba utarakize wabitewe na naka? Mu miryango yacu, mu masosiyete tubamo, mu buryo tubamo butandukanye, hari igihe wumva ko impamvu udakira wenda ni so wanyu biteye. Hari igihe wumva ko impamvu utakize cyangwa se impamvu utize, impamvu utabaye nka naka, ko hari umuntu wabigizemo uruhare. Ariko nta muntu ufite ubushobozi bwo kugutwara umugisha, kuko niba nta muntu utanga umugisha, nta n'ubushobozi afite bwo kukwambuka umugisha. Imana yonyine niyo ishobora kuguha umugisha, Imana yonyine niyo ishobora kuguhira, nta muntu wazanga kwima umugisha. Yego simpakanye ko abantu bashaka kwitambika mu buzima bwawe, ugasanga hari ibyo utageraho mu buryo ushaka, ndetse wanagerageza bikanga bitewe n'uburyo bagufata, n'uburyo bagukandamiza, n'uburyo bagushyira hasi. Ibyo urabizi ko mu muryango mugari bibaho. Ushobora kwitambikwa na so wanyu, ushobora kwitambikwa na mwene so, ushobora kwitambikwa n'umubyeyi wawe, ushobora kwitambikwa n'umukoresha mubi, ushobora kwitambikwa n'uwo ari we wese ushaka ko utatera imbere. Ariko ntabwo ari ufite ijambo rya nyuma, ntabwo ari ufite umwanzuro wa nyuma ku mugisha wawe. Umugisha ni uwawe n'Imana yawe. Nubwo bakora inama zingana zite, yego bakubangamira, batuma ubabara, batuma usibira, batuma uva mu ishuri, ariko si bafite ikarita ya nyuma y'umugisha wawe. Icyo nshaka ko twigana uyu munsi ni uko umugisha ni uwanjye, ni Imana iwungenera, ntabwo ari wowe, ntabwo ari naka. Wagerageza ariko ntiwawunyaka. Ndagira ngo mbabwire ko ubwo ubona ko hari ibikamura umunezero wawe, hari ibikamura iterambere ryawe, hari ibituma utagera ku ntambwe n'iyi kandi ariko wabyifuzaga, wewe icyo ufite gukora ni ukwihangana, ni ugushakira inzira ahandi, kuko iyo wari ufite ahari byashoboka ko iyo nzira yasibanganye. Niba bakubujije kujya kwiga, shaka ubundi buryo. Reka kwicara ngo bambujije umugisha, reka kwicara ngo byagenze gutya na gutya na gutya, kuko niba umuntu atifuza gutera imbere, nawe ukamwemerera ukicara ugatera inyuma nk'uko abyifuza, ugeze ku cyifuzo cyiwe, ugeze aho umwanzi ashaka kuba. Icyo ngusaba ni uko ugomba kurwana mu nzira zawe, mu bushobozi bwawe, mu buryo bwawe bwose. Icyo nzi cyo ni uko mu bwenge ufite, mu bushobozi bwawe ufite, uzabona igisubizo, uzabona inzira, kandi Imana izagufasha guca inzira. Nubwo wabona ko ibyo byose bikuziga bigusubiza hasi, icyo nagusaba ni uko utabyemerera, ahubwo ufite kubizamuka ukabikandagiraho, kwa kundi bifuza kugukandagiraho, kwa kundi bifuza kugushyira hasi, kwa kundi bya bintu byose bihuriza hamwe, ni wowe bizi kukundusha, nawe mfite ibyanjye, nawe ufite ibyawe. Ahubwo ushobora no kubizamuka ukabikandagiraho, bigatuma bikubera amabuye utarukiraho mu kugera mu gutsinda. Rero kumva ko hari ibyo bakoze bitari byiza, hari ibyo abanaka, hari ibyo bene so, hari ibyo babyara bawe, hari ibyo byakozwe byose, kumva ko ari ibyo byakubereye impamvu, ibyo bituma bire mu rwango muri wowe, bigatuma wumva ubanze. Ahubwo kuba barabikoze ibyo, bagize ubwenge buke, bagize amahitamo akennye, bagize gukora ibidakwiye, wowe pruva yuko bakoze nabi. Ikindi ukore neza kubarusha, unabigisha, kuko nucisha make ukemera ibyo bagukoreye ukaba ingaruzwa muheto nk'uko babivuze, bizarangira nta n'isomo wabigisha, kuko umuntu udafite icyo afite, umuntu udafite ijambo, umuntu udafite ubushobozi, ntawe yakwigisha ngo yumve, nubwo imico ishobora kugira iyo irengayobora ikaba yabigisha. Ariko icyo nagusaba ni uko kurwana ugatsinda, kandi bari bazi ko bari kukugumisha hasi, byo ubwabyo bitanga isomo, babona yuko bakoreye ubusa, ubababarire, ndetse ahubwo bafashe kubazamura, kuko icyo dukeneye si ukwitura abandi nabi, ahubwo ni ukubakorera neza, mu kubafasha natwe twifasha. Mu musozo w'iki kiganiro ni uko ibintu byose byagenda, hari umupasiteri w'inshuti yanjye akunda kuvuga ngo ntihagire ikiguca intege. Nabona iyi video azabimenya, ariko nari ndakubwira ngo ntihagire ikiguca intege. Uko wahura n'ibyo byose, n'ubuzima bwabwo bushobora kuguca intege. Isi, klima n'ibindi byose bishobora kukumanura hasi bishaka kuguca intege. Ariko nubwo bimeze bityo, ntabwo twaremeye kuba hasi, ahubwo twaremeye kuba abatambyi b'ubwami, ishyanga rihoraho. Tugomba kuba imbere, tukaba ibikomangoma. Rero igikomangoma hari ukuntu cyitwara. Umuntu w'igikomangoma, prince, umwana w'umwami, hari ukuntu yitwara, hari ukuntu avuga, hari ukuntu arwanira kuri dignity yiwe. Nawe ufite dignity yo kuba umwana w'Imana, nawe ufite dignity cyangwa se ufite icyubahiro, ufite agaciro urudasanzwe mu maso y'Imana. Kuba rero ubifite, reka kubitakaza for granted, ahubwo bifate, ubifatirizeho, ubirwanirire,
ndetse wanabipfira kuko umuntu agutesha agaciro nawe ubyemere, ahubwo rwanira ubushobozi bwawe, bizakugiraho inyungu, bizagira inyungu kuba abandi bagushyize hasi, bizagira inyungu ku bazagukomokaho. Icyo nagusaba nibiyumva mu gaciro ufite, uko Imana yakuremye igufiteho umugambi, kandi muri wowe harimo impano, muri wowe harimo ibyiza, washaka wakora kuri ukabibona, bikaba byakuzamura bigatungura babandi bose. Sinkubwiye ngo ubange, ahubwo wowe zamuka nabo bafashe. Ndabashimira mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu by'umuraho kumenya. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kugubwa neza. Murakoze, murakarama. Traveled alone upon this lonesome way. My burdens were heavy and dark was my day. I looked for a friend, no, without